njye wakugize indushyi ugomba gukora imirimo yose ya hano. Mana yatugiriye neza kwiye. Mana yadukuye mu cyondo twabaga mukatuzana mu nzu y'isima. Mutoni! Mutoni! Enda hano uhereke. Yo, Mutoni! Ururyamye? Yego, nakuntu namenye ko ibigi byabaye. Imvura yaguye nyinshi ndimo ndakora amasuka ahubwo wakuriza inkweto hano. Ese wingiye kutareka tukaza kuhakora bamaze kumuka. Huye humutse byaba ari bibi reka amakorope nta kibazo. Yesu we, ahubwo we. Injiza izi nkweto mama atazitanga hano. Uwingenzi mwana wanjye. Karabe mama. Mama hari icyondo cyinshi. Hari icyondo. Barava bavuga ko ari covid warwaye. Oya mama. Samuzi dore imvura yawe. Imana yatugiriye neza idukura muri cya cyondo. Imana ntawe itakugeza. Ni ukuri aho yagukura hose yakugeza bishaka. Reka nkora pe. Hari icyondo cyinshi ariko nta kibazo gusa kugira isuku wa mukobwa we. Si byiza se simwe mu mwabintoje. Imvura yaguye cyane rwose. Mama twirirwa tutariye. Oya ntugire ikibazo mwana wa. Baba we. Hari amafaranga y'ibiceri. Turajya kugura udushyimbo twa miti. Mitira? Menyera. Ariko noneho ubu ngubu turabigenda no kujya kugura ikiro. Muto. Karabe mama. Reba uduceri turi aho ngaho. Tujye kugura mitiyu. Dore mukuru wawe arashonje. Uravuga vuba. Gira vuba utabuze. Cyayi se niko nta sukari yari ihari. Ihangana ariko. Ihangana zana humura bizashira. Tujye gukora udusima. Kandi muto. Ugure kuri ya botike ya ruguru niho bajya bateka ibishyimbo bihiye. Yego ye. Kandi wowe bari bujya. Nibyo mama ngomba kubikora rwose. Ubu tuba yarabonye n'ibintu bimura ntibanyeri. Ntabwo bahenda kandi bateka n'ibishyimbo bihiye neza. Yego. Ingenzi. Yewe, mutari naza mugire vuba. Yenda giye kwa mama Medisa yambwiye ko afite akaraka. Yego. Icyo vuba turarira natari. Bose mamugiye he? Ngiye gushaka kirakara kwa mama Medisa. Inzara irangije kandi uvuga ko naraye ndasinziriye. None aravugishijwe mwana yanjye. Warandase warabitariye ariko ndabizi kandi bashiki bari guteka mwana wa ihangane. Ihangane bari guteka pe. Reka njye kubafasha ngaho. Ngari ubu tubafashe ariko bateke vuba no bagire vuba kugaburire rwose. Ari rwose ari ngorya ndasinziriye. Nawe bakujyana. Zajya maguru njye ko nta nzara ufite nguca inzara. Mutoni yagiye kuri botike araje bigenda. Sibyo? Ariko nawe uba wakabije. Ese urashonje nka kare? Ntabwo bizi. Yagenze ute? Uvuga ko naraye ndasinziriye. Ariko naraye hariya. Inzara iri kukuvugisha. Imvura yaguye wayumvise. Ntabwo wayumvise. Ahubwo yasinziriye ibitotsi byinshi cyane. Ihangane Mutoni agiye kugenda guteka maze sibyo nta kibazo. Karahana karahaniwe bazana umukozi agenda ngo use n'izajya aho bahade ntabwo bakaba umukozi baragiye ese umugongo nzawucira urusi ngo
abikore ngo abikorope bashyize wagira ngo nayo bahembaga abakozi nabo bahemba se n'abantu bari banambuze kuri WhatsApp mbega amamesaje akazi kari kanyishe kaniruhukire siko mugongo neza wari ucitsemo sinari mperutse no kuri telefone nyifate ryari kwimiruho y'ahangaha y'akazi ninde wanshatsira nayo urimo mu balance amayinite se nyakure ari ugukora ukenda gutagangara nta na meeting ashobora no kukugurira ko mwana kampfa kuguza ndebe cyakira kakimbwe nakibonye nzagerageza ahubwo usuze ibindi tuzajya byo kumfasha kumfisa ariko iminsi nkinga nkahe hari akazi kenshi niba wowe kenshi tuzakora mu ndabyo tuzakora akajaride uze tujyana bizadufasha noneho n'ubu tuzadukora n'amasuku yo mu rugo cyane tuzakora nk'ukwezi mani kuko n'umwana papa wawe tuzajya tugakora tukora ko bizatuma kandi bizadufasha iyi mana ishimwe tuzajya ariko uzi imana dusenga ishoboye byose ukunda kubi aho niho rero ikindi mwana nageze mu muhanda hariya none w'abakobwa mungana ariko ibintu bari numva ntibinejeje none mwana wanjye uzi ubuzima twabaye none urabona ko tugiye tuzamuka imana iri kudushyira mu ntera nizere ko rero uza hanze aha muri uyu mujyi ndawutinya mwana wanjye uramenye tuzaba dukorwa n'isoni yuko uturutse umwana wanjye ariko nakwise uw'ingenzi nawe urabizi uw'ingenzi icyo bisobanura cyumva twabivuganye urabizi uzaba uw'ingenzi mu bavandimwe utubere imfura nziza umwana rwose kandi akwizeye undi ko kuri ufite isezerano ry'uko rwose uzabereka ibintu byiza namutumiye nuko rero ubona umwana ushadutse ariko niko bigenda iyo nicyo bijya agiye mu muzita ki niba ari adoresanse niba ari iki buriya nawe ugomba kumwegera uri mukuru ukamubwira uti mwana muvandimwe rero genda gake dore mu mujyi niko ntabwo ariko bigenda wowe niba uvuye kwa babyara bawe ukaba imiterere yabo siko twarezwe mama yatubwiye ko tugomba kwitonda tukitwara neza dore tugeze mu gihe cyo gusabwa kandi nta mukobwa urambagizwa afite abashakaga nkaye genda gake rero maze tuse kuri ibirori twerekeye ababyeyi ibirori maze n'abandi baturebereho si byo umuvana mwana wa ni ukuri rwose pe nzizeye mfite icyizere mfite n'isezerano ye mama ni ukuri tuzagerageza ni ukuri inama Rusi we rwose nawe rero uzajya witwaza kwa musaza wawe simpari nta mukozi uhari ndahuze gato ubundi wicare ujye ku matelefone nagusenya kwawe bifite impamvu ntabwo wakuba ku rugo n'uyu mwanda wawe soni ariko mama raki rwose ntugakabye nawe none abakozi birukana ngo Rusi kuko ndi mu rugo rwawe ngo nzajya ngukorera imirimo yose reba ibyo bikwete by'abana bawe none ceceka abakozi nibyo ubahemba uri hano njyewe urampemba sinjye wagupfuye mu rugo rwawe njyewe urampemba sinjye wakugize indushyi ugomba gukora imirimo yose ya hano niba ndindu iboneka nitaboneka hano ni kwa musaza wanjye ntabwo ukwiye kunkoresha nk'igipine umusaza wawe ntabwo uri umugore we kumva ntasezerano ntabwo uri umugore we niyo mpamvu rero ugomba kwemera ubuja rwose bubaha ntabwo bishoboka nawe ntuzi kuvangura imyenda y'abakuze ntuzi kuvangura iy'abana ariko urananiye pe ubyumve ubyumva kunaniye genda byaho rwose nibyo urafata imyenda ya musaza wawe ntunamubashye urafata iyanjye urafata byose hamwe
ibisa n'inge wabikoze cyangwa niba ari abana bawe nabo babonye ko nawe uyahangaha ushinzwe ikirere kuki utamenya kubayobora ariko se wabara naniwe n'urugo rwawe uzayobora urunguru ariko nawe ugira agasunaguzo cyane iyo ni icyo ugomba kuzikurya ukayumva erega narabwigeze inama nziza muhora mutugira ntabwo tuzabakoze isoni nuko mwana wanjye kandi mutoni nzajya ngerageza mugire inama mube hafi nanjye nzajya ngerageza iyi murabona ko yari amaze igihe ariko ababyara bacu mu mujyi hariya bakina batembera ibyo abakene ntacyo byibuka iwawe kandi nyine mwasukona twinshi bana banjye ariko mwarihangana mwariye duke gusenga imana mujye musenga imana burya imana ni byose ureba turusha ibintu ariko tubarusha imana sizo mwana imana ni byose iyo ufite imana ufite byose ntacyo muzabura n'ibi byose natwe tuzabibona maze duhesha agaciro nawe uzaba ukihesheje n'abavandimwe bawe urabona ko bakiri bato kuriho ariko no mutoni buriya arakwegereye ubona ko benshi bajya bakora y'umukuru kuri wowe ariko arakuba ujye umubwira rero ibyo agomba gukora umugire inama nawe ukurikiza yizeye ko byose bizashoboka rwose mama nanjye tuzagerageza uko dushoboye kandi ntabwo tuzabakoze isoni inama nziza muhora mutugira tuzazikurikiza imana izabidufashemo mwana wanjye imana izabibafashemo izabaha umugisha bose nicyo mpora mbasabira murakoze cyane nawe kandi urabizi njye na papa wawe hano mu rugo uko dushyira mwana wawe nawe uzashyira hamwe n'umugabo wawe mwese imana izabaha umugisha muzatunge mutunganirwe muzabyare ubona kumva amena hano by'isazi yuzuye umubwere uko boze ujyana mu mujyi umwe uri kubireba ujyana mu mujyi umwe ukajyana mu mujyi umwe ukajyana mu mujyi umwe ubyitegereza ariko noneho wanze uragura n'akamiti ngaho ibipfuko mu maso ntubitaha ngaho amacana witegereza wabiroye ureba gutyo ukabona nta tundi tuntu ubonamo idirishya riba rikeye ariko ugasubizamo kugira ngo ariko nawe ukomeza kubihura umbabarire nagira ikintu mbabaza tuturukaye wowe oya mureke mbabaza nagomeje kubumva ngomeza kumva ibyo murimo wumva ibyo bintu bikwiye kweli wumvise hano mu by'ukuri hano iwacu ni ahantu abantu bahujya bahora gusa intonganya gusa nta kindi mwana wanjye wiyame ntufatanye na nyagusenge uri kubyumva ntufatanye na nyagusenge urugo ni urwanjye barakabije rwose ibipfuko mu maso utazi no koza amadirishya se mama ibi bintu ni byo kweli ariko ibitari byo ni ibihe ibi ubona atari byo uriya nyagusenge reba ubuse zihanganira imyanda ariko ngiye kare nari nasohotse mbona ari gukoropa hariya yakoropsa ati ibinurore nawe ibi ni ibijyanga wakoropwe urugobi ibiryo by'ejo bundi ese imyumbati twarariye ejo bundi ibirayi twariye saa sita dore aho yahatiye ariko noneho reka nongere mbaze ikintu yakubuye iki umukozi wa hano yibuka niki gituma agenda ibi byose nyine araza akamusiganya akamugira umuja nawe akigira nyir'urugo ari urugo ni urwanjye ntabwo ari urwe urwo yararutaye ujye ubyibuka neza ko urwo yarutaye niba umukozi aza akamufata nka nyuru ariko nimba aricyo kibazo tubaha ngaha ndashaka umukozi ubundi mama wari wavuze ko ubundi wari wavuze niba ari kuwa kangahe kuwa gatatu waravuze ko erega mama yeme naramumutumye ahubwo genda vuba ku muhanda mushakira amayinite jya unyoreza amayinite baze mama yeme nimba yaramuboneye ariko uko byagenda kose yaboneka ataboneka ntabwo ari byiza ko muzajya muhora mutora none se urabona iyi mirimo nkanjye mama araki ari njye wo kuyikora none azaba hano ashinzwe iki amara iki kujya no kuryama gusa niba nta mukozi uhari ubwo urumva iyo mirimo yose ari buzajya uyikora none se ubona ko bari bavuze ko uzazana umukozi uzajya ukora buri munsi agataha nimugoroba
icyo ngibyo kutabikoze naho nyarukareba unyogosenge genda unyaruke unshakire amayinite mpamagare mama Aime ndebe ko yamumboneye ubundi nimba ari amahoro ushaka urebe ko yaboneka ariko ni mama Aime se hari mama Edisa oya bombi nari nabatumye shakira amayinite gusa ndiwo mpamagara ndamuzi oya ariko ntabwo bikwiriye ariko ntabwo zihanganira akavuyo nk'aka ngaka nimba ari haragomba gukora imirimo ariko reka basi mworohereze kamushakira umukozi umufasha kamushakira umukozi nyaruko vuzanira amayinite mpamagare ariko nanone nawe ese menye ko ari umuntu mukuru cyangwa muto cyangwa unagara icara ariko mama ukamukora hano hanze nzi ko wagiye gutembera wenda hirya mu baturanyi oya nari hano hafi ku rugo twakinaga n'abandi bana